yamugeza ngo ihangane none kuraka. Amen. Hallelujah. Kuzimu niho babarameze gutyo kubera ko arakubitwa agakora ntagiye rero baramutuma kujya kuzana wenda amaraso akagira nazana kuya kubiswa hano turi abana b'Imana ntabwo dukwiye kugira ngo nzu y'Imana tubere abazimu n'abadayimoni. Turi abana b'Imana dukwiye kwishima iteka. Pawulo yarabivuze ngo kwishima iteka kandi yarafunzwe cyane yarabarwe cyane. Haleluya. Mureke rero tugire icyo turusha bari abantu bo hasi abishimye bagere gutya noneho. Haleluya. Amen. Bana bamugisha reba abantu nka babiri cyangwa batatu basuhuze babwira ati ndishimye noneho. Mwabere wishimye useka ubusura akayino byemeye. Yesu barikiwe tegura abashimeshi. Ushobora kuba urare cyangwa se ideni iri kuzengereje cyangwa se nyiriza kwishyuza wala kugira ati ntugaruke. Haleluya. Ariko ufite amaboko unahumeka icyo ni igishoro gikomeye cyane. Haleluya. Ntukire ubwoba rero yamugeza mu Ukeneye Edeni. Ukeneye Edeni anyamubwira sashike cyane. Haleluya. Nk'uko ikigori gikenera ubutaka, nk'uko amen, nk'uko ifi ikenera amazi, Yesu ashimwe cyane, nk'uko inyenyeri nayo ikeneye kuba hariya mu ijuru, natwe dukeneye Edeni. Dukeneye kuba muri Edeni. Yesu ashimwe cyane. Edeni kuko na Edeni International ariko para kuzuru mushika batenda gusiya katwe ngo dukeneye Edeni. Apostolique Yesu ntabwo dukeneye Edeni iriya Adamu na Eva bari batuye. Edeni bisobanuye ubuturo bw'Imana. Abakoresha igifaransa presence y'Imana, twese icyongereza presence of God. Ubuturo bw'iki? Haleluya. Imana yaremye umuntu umurimo mukuru ariwe Adamu, imwemekera umwuka w'ubuciye, irangije imushyira muri Edeni. Bisobanuye bazamugeza bayo bisobanuye ubuturo cyangwa se kubaho kw'Imana. Isashimwe cyane. Haleluya. Ikintu cyose kitararemwa Imana baje cyangwa se umuntu atararemwa Imana baje kumuremera Edeni. Ifi itararemwa Imana baje kuremera iki? Amazi. Ikintu cyose kitararemwa cyabaje kuremerwa mu buturo bwayo. Amina. Yesu ashimwe cyane. Mbere y'urema Adamu irema Edeni. Kwe kuba mu buturo. Ushobora kuba amasimo Edeni ko yaje mu gice cya gatatu mu itangiriro ikabika Edeni Imana ikamurema mu gice cya kabiri ikavuga ati jya muri Edeni mu gice cya gatatu. Cyari bimeze gute? Edeni ntabwo ari ntabwo wasanga ahantu hitwa Edeni ngo ujye mu Buhinde ngo usanga akanya kameze gutya ngo usange wa murima wa Edeni. Edeni ni muri y'umwuka, ni presence y'Imana ahantu uzayisanga.
abakoze ubushakashatsi bose barashakishije bagiye bareba ahantu Yesu yahambwe, bareba ahantu henshi hatandukanye, ariko nta muntu urabona Edeni. Isashimwe cyane. Rero Edeni yari Imana yari yaremye kera, hanyuma irema umuntu ibona kumushyira habaje Edeni. Isashimwe cyane. Rero ifi yivuye mu mazi ashobora kubaho, yabahora yamara nk'iminota ingahe? umwe aha, ufashe ikigori kimaze gukura ukakiranga ukagikura mu butaka ukagishyira kuri sima cyangwa ahandi hose, nacyo ntabwo cyabaho kubera ko cyavuye mu buturo bwacu. Ufashe inyenyeri ukayikura hariya, ntabwo yakora umurimo ukwiriye gukora kubera ko yayikuye mu buturo. Haleluya. Natwe twavuye mu buturo bwacu, ariko Edeni ntacyo tubasha gukora mu isi y'umwuka. Tuba dupfuye, tuba turi abapfu bagenda turimira. Yesu ashimwe cyane. Kubera ko igishimano kivuye mu butaka kirapfa. Haleluya. Ifi ivuye mu mazi irapfa. Nawe igihe cyose uzaba muri Edeni, mu buturo bw'Imana, mu kubaho kw'Imana, mu bwiza bw'Imana, mu kugenda mu ijambo ry'Imana, uzapfa. Ushaka kubwira mugeze ngo ukeneye Edeni. Turashima Imana rero kandi itorero ryacu ryitwa Eden Temple International, twibereye mu byose rero bigende neza. Amen. Muri Edeni ntabwo umuntu usambana, ntabwo umuntu utukana, ntabwo umuntu ugisha, ntabwo umuntu ataka icya cumi ngo aratinze. Ese ashimwe cyane. Kabavuge gatoya. Itegomeza mu ijambo ry'Imana. Abantu kuri ino minsi babaye abajura ku ngufu. Isashimwe cyane. Murabona uraza n'agashimana Imana yagiye neza, Imana yamureba ikomeye, tukabibona koko, ariko wibye Imana. Ubona 550 wizaye muri envelope mu cya 15 ngo sinashiramo kugakira 50 ukivye. Wabona 200 ngo sinashiramo kubikiye kututa 20 mu giturisho ngo nabagayitse, ariko nakimana. Sashimwe cyane. Bibiliya itubwira neza ngo niba umuntu yiba umuntu mugenzi we atajya mu ijuru, yajya mu ijuru. Umuntu wiba ushukanyiba buriya nukina cyo cyaha bajya mu ijuru. Wese abantu b'Imana bemeze bite? Yo muzabana kuri wa munsi zavuga ngo imbere shari kwihangana akibazo, wibada baseri kwihangana, wibada wona kwihangana, ariko nje baranyibye. None ndashaka kuganira mwiza. Edeni ntabitugwamo n'umuntu w'icyacu. Edeni ntabitugwamo n'umuntu w'Imana. Edeni tugwamo n'umuntu w'Imana. Ikintu cyose waciye, ikintu cyose wungutse, yaba iyo mikiri uhabwa, yaba ibyo bishimbo uhawe, n'uhawe umufuka w'ibiro 50, ibiro 5 si ibyawe. Hariho naganirije namubwira se yuko batazijyatumi kuganira, angatse jewe kabisa ndakiranga gute ngo njyewe yumvashe n'ibiro na 5 cyangwa 10 nabiha abakene kabisa, banumva mushe n'umuntu batazijyatumi. Icyo ni ikinyoma kandi ntabwo uzabona ijuru no kumeza kw'Imana. Icyacu ntabwo cyagenewe umukene. Andikubwire neza, iby'umukene birahari n'iby'umukene. Icyacu rero cyari icy'Imana. Use kurisha kumva nafashije wamaze wakoze ikijambo ry'Imana rikavuga. Biratubwira muri Malaki 10 muzanye imigabane na kimwe mu 10. Malaki 10 uze gusoma igitabo cyose we urasanga n'imivumo y'abatambyi n'Abisirayeli bagiye bakora ibyaha kubera batanga icya 10, bazana n'amaturo yishimwe, bakazana n'inka yenda kugana, bazanye kwiturira Imana. Akazana inka yahumye ijisho rimwe. Malaki arabi ubwo ni babandi bazana igihe cya 20 ati kuri 25 n'inka yakwijije. Rero ikitorero ntabwo icya 10 gihabwa umukene. Fata wenga tuvuge fata 500 ubonye. Yego idasohoka. Fata 500 ubonye, fata 10 utanga icya 10.
icya cumi cy'ibihumbi ijana ni amafaranga ibihumbi icumi, ugabanya icumi ni amafaranga ibihumbi icumi uyashyire mu nzu y'Imana. Noneho 90 usigaranye nushaka utange 80 uheza abakene 80,000 nta kibazo, ariko wakwiye ibyima ko muvuga ngo Imana ngise ituye muri twe bw'ibari nta tujye mu byacu izajya mu byacu kandi nta yindi byari. Amen. Barakaye Yesu barishimye yikomera amashi. Karanje ubwira kandi kawe tusoza kandi cyacu amafaranga 90,000 usigaje uri aya matanze cyacu n'amafaranga 1,000 azagira umumaro ku buzima bwawe no ku isi yose. N'amafaranga 90,000 kurusha amafaranga 1,000. Ababyumvise amafaranga yatanzweho icyacu gafata 10,000 kabitangaho gasigana 90, nawe wundi agafata 100,000 akabigumana kakirira. Uyu nguyu 1,000 amaze gutanga icyacu azabona imivumo, azacuruza hombe, azakora ibintu byose abona igihombo, ariko wakoresha 90 yonyine kuko yatanze icyacu. Imana izayasukaho umugisha kubera ko yabasha agahereza Imana. Mutanga icyacu mube mu kudamarara muvuga ngo mufasha abakene mwitonde. Icyacu ni icyacu no gufasha abakene no gufasha abakene. Yohana 20 Imana yamugisha.